ese fone yawe nawe ijya ishyuha cyangwa ni njye njyenyine bibaho? Njyewe fone yanjye yashyuhaga kera ntaramenya uburyo butandatu ushobora gukoresha kugira ngo telefone yawe ntiyongere gushyuha. Hari amakosa amwe n'amwe njyewe cyangwa se wowe ukora kuri telefone yawe bigatuma ishyuha kurushaho, bigatuma wica ubuziranenge bwa telefone yawe, ugasanga telefone uri kuyikoresha yashyushye by'ikirenga, bikaza gutuma nyine fone yawe igenda ikwama cyangwa se itanakora neza, bikaba byanavamo kuba yanaturika ikangiza nka bimwe mu bice by'umubiri wawe. Gusa ibyo ngibyo ntabwo bibaho akenshi, ariko gukoresha telefone ishyushye nta muntu n'umwe ujya ubyishimira, cyane cyane njye. Sinzi niba nawe ariko bimeze. Tugiye kureba uburyo butandatu ushobora gukora fone yawe ntizongere gushyuha ukundi, kuko akenshi telefone gushyuha kwayo biterwa n'amakosa yacu. Ntabwo telefone wayiguze ishyuha, wayiguze ikora neza, gusa mu gihe wayikoreshaga nibwo yatangiye gushyuha. Birumvikana ko ibyinshi byatumye ishyuha ni amakosa yawe. Tugiye kurebera hamwe amakosa atandatu ndetse n'ukuntu twayakosora muri fone zacu kugira ngo ntiyongere gushyuha ukundi. Njye uri kumva Nduru rw'igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga, nkabinahana batatu ya Butamu, nyita ka Enzo. Kora subscribe niba ibi bintu ngiye kukubwira biri bugufasha. Ni ibintu bitandatu bituma telefone yawe akenshi ishyuha, yaba wowe utunze iPhone cyangwa se Android. Muri Android ushobora kuba utunzemo za Infinix, Tecno, Airtel n'izindi. Gusa telefone yawe ishyuha birengeje urugero. Muri ibyo harimo battery issues, battery issues, uburyo uyicaginga, uburyo uyovacaginga. Hari ukuntu ushyira kuri telefone, hari igihe ufata telefone ukayishyira ku muriro bikarinze nyine ikuzura, ikarinda aho yuzura ukayerekeraho, ugasanga wacometse fone nk'umunsi wose utayikuraho, like fone nyine ikirirwa kuri sharijeri ubizi ko yuzuye, ubizi ko yamaze kuzura, cyangwa se ukanayicomeka wayiteretse hasi. Buriya no gucomeka telefone yawe wayiteretse hasi ntabwo ari byiza, byica ubuziranenge bwa batiri yayo. Ugasanga telefone yawe biri kuyitera, nuyikuraho ugasanga yashyushye, cyangwa waba ukijya kuyikoresha ugasanga yashyushye, kuko wishe ubuziranenge bwa batiri. Iryo ntabwo ari ikosa rya telefone, ahubwo ikosa ni iryawe, kuko ni wowe wiciye ubwawe ubuziranenge bwa batiri ya telefone yawe. Tugiye kureba uburyo wabungabunga neza batiri n'ubuziranenge bwayo muri telefone yawe. Uburyo bwa kabiri, malware iba irimo amavirusi cyangwa se amabugs. Telefone yawe nabwo ishobora kuyitapinga. Fone yawe mu gihe yatapinzwe, mu gihe nk'umuntu ari kumviriza telefone yawe, nabyo bitera gushyuha, kuko niba uri kuvugira kuri telefone yawe, ubundi akazi ka fone yawe ni uguhamagara umuntu uhamagaye akaba ariwe muvugana. Gusa telefone yawe iri gukora akazi kabiri, iri kuguhuza n'umuntu muri kuvugana, ibyo bintu ikahindukira ikanabyoherereza undi muntu wagukuruye, like waguhakinze, bikaza gutuma telefone yawe inanirwa vuba igashyuha cyane. Ibyo byose tugiye kugenda tureba uburyo wabikemura, uburyo wabyirinda cyangwa se wanabikemura. Uburyo bwa gatatu harimo excessive apps, application zituma telefone yawe inanirwa. Hari ama application ugiye ufite menshi muri fone atagize n'umumaro akumariye, gusa atuma arya rame, arya processor. Rame ni uburyo fone yawe processing, agora fone yawe guprocessinga, bigatuma fone yawe igenda gake ndetse ikana overheatinga, nyine igahitinga cyane, igashyuha birengeje urugero. Ubwo bwari uburyo cyangwa se ikosa rya gatatu dukora, cyangwa se ikintu cya gatatu wakora kugira ngo telefone yawe igabanye ibintu nyine byo gushyuha. Ubwa kane ni poor ventilation. Poor ventilation ni uburyo telefone yawe iba ikavarinze, ubundi babyita fornicating. Uburyo fone yawe iba ifonicatinze, uburyo fone yawe
like uburyo iba ikavarinze, nyine kava zayo nka poshete. Poshete cyane cyane nka poshete, ushobora nko gufata telefone ukayishyiraho poshete itari iyayo, ikaza gusanga hari utwenge tuba turi kuri telefone, ukaza gusanga utwo twenge wenda nitwo twinjiragamo umuyaga utatumaga fone yawe idashyuha, ugasanga wowe utuburijemo, utumye nyine nta muyaga wongera kwinjira muri fone yawe. Ibyo byose tugiye kugenda tureba uburyo wabikemura. Uburyo bwa gatanu ni hot condition. Ufata telefone yawe ukayishyira muri hot condition, ukayishyira ahantu hashyushye. Ushobora nko gufata, ari nk'umuntu ufata telefone akayitereka nko ku mbabura cyangwa se akayitereka ku zuba. Ku zuba cyane cyane hari abantu bafata telefone akayisiga yirambitse aho ngaho, kuko azi ko nta muntu uri buyibe, kandi azi ko aho hantu mu kanya wenda hari igicucu, mu kanya izuba rikaba rirahageza, ukaza gusanga telefone yawe uri kwica yaba batiri, ndetse ugasanga telefone yawe itangiye no gukora ishyuha. Niba byarakubayeho, tugiye kugenda tureba uburyo ibyo bintu wabikemura, fone yawe igaca ukubiri no gushyuha. Uburyo bwa gatandatu ari nabwo bwa nyuma, ari nabwo butuma cyane cyane fone ishobora gushyuha cyane, ni software updates. Software updates nta kintu ngiye kubasobanuriraho, uraza kubireba nyuma, ndaza kubisobanura nyuma ikiganiro nikijya kurangira. Njyewe uri kumva Ndurwa igikundiro rwa Manuel rimwe n'inyini munga nkabinahana batatu yabuta munyita ka Enzo. Kandi niba ibi bintu ndi kukubwira hari icyo biri kugufasha, wakora a subscribe, nta kindi mbasaba, kandi umenye ko uraboneye inkunga ikomeye. Battery issues nicyo kintu cya mbere twabonye gituma telefone ishyuha, gupfa kwa batiri cyangwa se icyo twita battery health, ubuziranenge bwa batiri. Ushobora kuba ujya gucomeka telefone yawe ukayicomeka iteretse hasi, ni urugero. Ubundi hasi, abantu bazi ibintu by'amashanyarazi, ubutaka nabwo ubwabwo bugira umuriro uri negative, kandi iyo uri gucomeka fone hari ikimenyetso cya positive na negative. Mu bantu bize amashanyarazi cyangwa se bayazi, ibyo bintu barabizi. Ubutaka nabwo akenshi bakunze kuvuga yuko hari ubutaka usanga bukungahaye ku muriro wa negative. Wabibaza umuntu wize amashanyarazi niba ukeka ko ibyo ndi kukubwira atari byo, wamwegera ukamubaza, kuko hasi ku butaka, ubutaka nabwo bugira umuriro wabwo. Simbizi neza, gusa burawugira. Sinzi urugero ubutaka buba bufiteho umuriro, gusa icyo nzi neza ni uko ubuwugira. Rero iyo ucometse telefone yawe ukayicomeka iteretse hasi, izakonsuminga umuriro uri kuva hasi kuri ubwo butaka. Icyo ni icya mbere. Kandi iyo negative iri no kuva muri noza, iri no kuva muri prise wacometsemo. Ubundi iyo ucometse fone nyine yinjiza negative na positive icyarimwe. Wowe uhise wongeraho negative iri hasi ku butaka, iri hasi ku isima, igatuma fone yawe nyine yinjije positive na negative. Ibyo byari byinjiye neza, ariko wongeyeho n'undi muriro utari ukenewe wo mu butaka. Uwo muriro ukaba ushobora gutuma fone yawe nyine ikaba itakakira uwo muriro neza. Ni urugero nk'imodoka, ushobora kuyiha batiri cyangwa se itara, ushobora kuyihereza umuriro mwinshi cyane, nyine umuriro ritagenewe kwakira, bikaza kurangira rishyushye, rikaba ryanaturika. Na telefone niko imeze. Telefone wayihaye umuriro yagenewe, ujya no kuyongereraho undi uturuka hasi ku butaka. Niyo mpamvu akenshi bakunze kubabwira cyangwa se bakunze no kubashishikariza kudacomeka telefone ngo uyirambike hasi, kuko ubutaka nabwo ubwabwo bugira umuriro wabwo. Ubwo rero uba wacaginze fone ku muriro yagenewe, ukongeraho n'undi muriro w'indenga, bikaza gutuma fone yawe ishyuha. Aho ngaho ikintu twakora kugira ngo tuve no kuri iyo battery issues, telefone yawe niba uyikunze, rekera kuyicomeka ukayitereka hasi. Ntabwo wabura ikintu uterekaho telefone.
fata telefone yawe uyicomeke, uyitereke ku kabati, uyitereke ku kintu cya plastique, uyitereke ku kintu kitari butume ihungabana. Ntabwo ari ibintu bikomeye kurusha uko ejo cyangwa ejo bundi wasanga yaturitse. Ikindi kintu kuri batiri kugira ngo tunakiveho, gucomeka telefone ukayirekeraho ikuzura n'ubundi ugakomeza uyirekeyeho, umuriro wuzuye wakomeje uyirekeraho, ibyo bintu uri kwica batiri ya telefone yawe. Kuko niba umuriro wa batiri ya fone, umuriro batiri ya telefone yawe yagenewe kwakira warenze nyine ugakomeza ukarengera, birumvikana yuko utazawugwa neza, bizica batiri ya telefone yawe, usange fone yawe iri gushyuha byayiviramo no guturika. Ibaze wayifashe telefone yawe wayicometse uyirekeyeho ngo uri kurondereza umuriro, ukajya kubona ukabona iguturikiyeho. Iyo yari battery issues, aho ngaho ikintu twakora nyine ni ugucomeka telefone neza, ndetse ukareka kuyicomeka cyane cyangwa se ukanayikuraho ituzuye. Nta nubwo ari byiza gukoresha telefone icometse, byaba byiza ujye uyicomeka ukayirekera kuri sharijeri, yakuzura ukayikoresha umuriro washiramo ukongera ukayicomeka, kugira ngo ujye ugura amabatiri mashyashya ya telefone, ugasanga buri munsi urahora ku mukanishi, se telefone yanjye kubera iki irya umuriro cyane, kubera iki ishyuha cyane, ibintu nk'ibyo. Reka tujye kuri malware. Akenshi abantu bafite fone za gatushe ntabwo bakunda kuzigira, kereka iyo bashyizemo ama memory card. Zikunzwe kugira akenshi n'abantu batunze amatelefone manini, Tekino, ama Android, ama iPhone byose. Malware ubundi, malware iba irimo amavirusi. Malware ni nka virusi nyine ikataka telefone yawe. Akenshi amavirusi akunze kuva ku ma website, kuri website utizeye, ukajya nko kuri website utizeye, cyane cyane zerekana filime z'urukozasoni, warangiza ukadownloadinga izo video, zizana n'amavirusi. Cyangwa se ukajya no kuri n'andi ma website aba nakwita kadakoze neza, cyangwa ari n'ukuntu abazungu kugira ngo nyine bacuruze. Ubundi antivirusi barazicuruza. Kugira ngo rero antivirus icuruzwe nuko uba fone yawe iba yatatswe na virusi. Ntabwo wajya kugura antivirusi fone yawe itatatswe na virusi. Rero umuzungu wakoze antivirusi nabona zitari kugurwa, ntabwo azabura gukora antivirusi kugira ngo wowe uri kubangamirwa n'iyo virusi ujye kugura antivirusi. Hari n'igihe wajya nko ku ma website, akenshi na kenshi ama website bisaba kudownloadingaho ikintu, niho akenshi abantu bakunze gukura amavirusi. Cyangwa se ugasanga wenda ufashe nka memory card, cyane cyane yo kuba DJ uyishyize muri telefone yawe. Akenshi ukunze gusanga uyishyizemo gusigasiga virusi kuri fone yawe, bikaza kurangira ari hahandi wagiye ukabona fone yawe uri kuyikoresha ikwama cyangwa se igashyuha cyane, ukajya ukabona fone nibwo ukiyifata, nibwo ukiyikoraho, nubwo urayikoresha cyane ukumva yashyushye, ukavuga uti se barayiroze noneho, ukavuga uti iki ni igisasu nikoreye. Ugasanga telefone yashyushye cyane, nta n'ikintu wayikoresheje, kandi ari ayo mavirusi ari muri telefone. Uburyo wakirinda virusi zijya muri fone, izo malware, cyangwa se abantu, hari n'igihe umuntu ashobora kukudabinga. Mu rurimi rw'amahanga babyita kudabinga. Umuntu ashobora kujya kumviriza kuri fone yawe, hari imibare, hari amakode abantu bakoresha, akajya kumviriza ibintu uri kuvuga, ibintu uri gukora iki. Icyo gihe iyo ari kubikora we ashobora nko kubikoresha imashini, ariko kuko fone yawe iba iri gukoresha kapasite nyinshi, iba iri gukora ibyo uri kubona, kandi igahita inabyohereza ku wundi muntu. Like niba uri kuvugana n'undi muntu, icyo ni ikiganiro telefone yabasha gukora, ariko iri guhita ibyohereza n'uwo muntu wakugize, wakwinjiriye, nabyita waguhakinze.
katureke kudabinga ni ukumviriza umuntu, like katuvuge kuguhakinga, igahita ibyohereza n'uwo muntu waguhakinze, urumva iri gukora nyine akazi karengeje ako yagenewe gukora, bikaza gutuma igeze aho nyine igashyuha, ukumva telefone yashyushye byakabije, yarengeje urugero. Rero uricungana neza niba nta muntu waba waradabinze fone yawe cyangwa se warayihakinze, ndetse unarebe nimba fone yawe nimba nta mavirusi ayirimo. Wirinde kugenda udawunilodinga buri kintu cyose ubonye, kujya ku ma website utizeye, ku ma website nyine utizeye neza ko hariho ibintu bizima, kuko bishobora kukuzanira amavirusi muri device yawe, bikaza kurangira telefone yawe uyitereka hariya nawe ubwayo igashyuha nta n'umuntu uri kuyikoresha. Ibwo ni uburyo bwa kabiri ndetse n'uko twabyirinda. Katujye ku bwa gatatu, extensive apps. Hari ama application ananiza telefone, ugasanga ni urugero, hari nk'amagemu, hari nka gemu uba usanga ishobora kubikoresha nka rame, ubundi nyine ikoresha rame iri hejuru, ikoresha cyangwa ifite ubushobozi bwo gukoresha like wenda nka fone ifite rame ya giga 32, iyi akaba ari rame, apana rom, apana za gigabyte ubona ngo like washyira amafoto n'ibiki n'ibiki. Hari memory card ituma fone runninga neza, ariyo bita ram. Ugasanga wenda nk'iyo game ushyize muri fone yawe cyangwa se n'indi application, ugasanga iyi application ifite ubushobozi bwo gukorera kuri RAM iri hejuru, nyine ituma fone iprocessinga birengeje urugero, birengeje uko ubundi yagakoraga. Waba uri nko gukina iyo game ukumva fone yashyushye, cyangwa waba uri gukoresha iyo application, ishobora no kuba atari game, ishobora no kuba ari application isanzwe, ntabwo bigombera ngo ibe ari game. Ugasanga ni nka application isanzwe, wowe ukayishyiramo ukahita ujya kumva fone irashyushye, fone igashyuha cyane kuri rwa rugero nyine wumva wanayitereka mu mazi bishobotse, cyangwa se ukayitereka muri firigo ukirukanka, kuko nyine yashyushye birengeje urugero. Ushobora kuba warashyizemo ama application zinaniza fone yawe, cyangwa se application fone yawe idafitiye ubushobozi bwo kuraninga, ikajya ibikora iri nko kuyihatiriza, ari nko kuyihata, ibikora nyine nk'uko waba uri umuntu bakakwikoreza wenda ibiro 200 ubizi ko utabishoboye. Icyo gihe nawe uzabijyana biri kuguha. Niko na fone iba imeze, na fone like uba uri kuyikoresha akazi idashoboye. Ntabwo mvuze amagame yose, ntabwo mvuze ko ari game zose, gusa game ntago akenshi hari cyane cyane ama video games bitandukanye na ziriya z'utumodoka, nababwira nka za GTA, games z'imipira. Izo game ziba zisaba telefone ifite RAM iri hejuru, iprocessinga ku kigero kiri hejuru. Ushobora kuba ufite agatelefone gafite nka RAM ya 4 cyangwa RAM y'8, ugasanga iyo telefone iyo game nuyishyiramo, biraza gutuma telefone yawe ikoresha imbaraga zitari izayo, ugasanga nyine uri kunaniza fone yawe, bikaza gutuma ishyuha, nyine ukaza gusanga fone yashyushye byacitse. Ibwo bwari uburyo bwa gatatu n'ibintu ushobora kugira. Hari n'ukuntu ufungura application ukajya nko kuri n'urugero, ukajya nko kuri Facebook, ukahita ujya no kuri Instagram, ukahita ujya ahantu nyine ukajya ku ma application menshi. Izo application nta nimwe wagiye ufunga, zose ziri kuraninga. Zose zaba ziri kuraninga nyine ugo fone. Niba wenda urugero uri gukoresha WhatsApp, ukahita ushyiramo na Facebook, iyo WhatsApp utayifunze ukahita ushyiramo na Instagram, ukahita ushyiramo na TikTok, ibyo byose nta na kimwe wafunzemo, byose uhise ubikorera rimwe, nyine byose ubishyiriyeho icyarimwe, nta na kimwe wafunze. Bizarangira n'ubundi fone yawe iri gushyuha, kuko iri gukora ibintu byinshi icyarimwe kandi itagenewe gukora, idafite ubushobozi bwo gukora. Ishobora no kuba yabishobora ariko uri kuyinaniza.
uri kuyinaniza nyine biri kuyigora kuraninga Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ibyo byose nyine ama application menshi zatinda ikabiranigira icyarimwe, bikayigora bikayivuna, ikaza nyine ukaza kumva phone iri gushyuha buri kanya, yashyushye nyamara ari wowe uri kuyinaniza. Rekeraho niba uvuye muri application, nimba uvuye wenda kuri TikTok, yifunge ujye kuri Instagram nimba ari ishaka kujyaho. Numara kujya kuri Instagram, nimba ushaka kuyiva ujya ku yindi, uyifunge ubone kujya ku yindi. Bizatuma phone yawe nyine ikora ibintu iri capable to do, nyine ifite capability yo gukora. Ubwo bwari uburyo bwa gatatu unanizamo phone yawe n'ukuntu wabikemura. Uburyo bwa kane twabonye poor ventilation. Poor ventilation, uburyo phone yawe iphonicatinze, uburyo phone yawe ikavarinze. Okay, kadukoresha ijambo gukavaringa, uburyo phone yawe yaba ikavarinze. Phone nyinshi hafi ya zose ubundi akenshi ibigiye bifiteho utwenge, twinshi, hari n'utwo ubona utazi icyo tumaze, like hari n'utuba turiho ducamo umuyaga, cyangwa se wenda hari nk'utundi turiho wenda ducamo amajwi ariko natwo twakinjiramo umuyaga muri phone, umwuka muri phone. Wowe wajya nko kugura cover ya phone, bakaguha cover itandukanye n'ubwoko bwa phone yawe, kuko wabonye ko kamera ziraba zigaragara nta kibazo, bakahita bagukubita igikava, bakita ngo iki pochette, bakahita bagukubita urupochette nyine rutari n'urw'iyo phone. Like wowe kuko wabonye ko kamera zijyaho na fingerprint wenda umwanya wayo ujyaho, ukahita uvuga uti ubwo ni iyayo, utabanje kwitegereza se tuno tuntu tugiye dutoboye kuri ino pochette nta mwanya waturiho. Nyamara aho ngaho ariho hinjiraga umwuka watumaga iyo phone idashyuha cyane, byatumaga nyine igabanya umwuka winjiragamo, wagabanyaga overheating ya phone yawe. None wowe uhise uhapfuka hose, phone yose irapfutse, nta kenge na kamwe isigaranye, usibye wenda ka mikoro cyangwa ko kwinjirizamo telefone. Ibyo n'ubundi uzajya kureba usange phone yawe yashyushye, kuko nta hantu umwuka uri kwinjirira. Ibaze nawe ubaye uri mu cyumba like nta dirishya, nta muryango, nyine birumvikana ko uzashyuha kubera ko nta mwuka urimo. Uwo mwuka wagiraga wakulingaga down phone yawe, bizarangira ugize nyine phone yawe iwubuze ishyushye. Usange ni hahandi phone yashyushye, nta kintu kinini wayikoresheje, nta kintu kirenze, nta kintu cya danger wayikoresheje, ariko usange phone yawe yashyushye, nawe ubwawe utazi ikintu kiri kubitera. Nyamara ari ibyo, urabizi neza ko batiri yawe ni nzima, ibiki byawe byose ni bizima, ariko kubera ko ako kantu utakitayeho, phone yawe ugasanga yashyushye cyane, uri kuyikora ikakotsa, ukumva yenda nko guturika. Like nujya ujya kugura cover, ibyo nujya ubyitaho, ntago bigoye kureba ahantu nyine, kureba cover baguhaye se ni yayo. Hari n'ukuntu umuntu atanga phone mu byondo, ugasanga hari nk'utuntu muri phone ye, hari nk'ahantu hagiye hafatamo utwondo, udutaka, hari nk'ahantu nyine hagiye hari udutobore, ugasanga hagiye hajyamo udutaka cyangwa se ibumba, cyangwa se nyine ikintu kiri butume aho hantu hifunga. Ibuka kugirira isuku phone yawe, ndetse nujya no kugura cover cyangwa se ugiye nko gukoresha urugi, urebe neza niba cover baguhaye, urugi baguhaye ari urwayo, niba ushaka ko phone yawe itazajya ishyuha cyane. Ubwo bwari uburyo bwa kane. Tugiye ku buryo bwa gatanu, hari hot condition cyangwa se direct sunlight. Ishobora no kuba atari izuba, hari ukuntu ufata telefone yawe nyine nawe ubwawe ukabibona ko uyiteretse ahantu hashyushye. Phone yawe urufashe telefone, uragiye uyitereka ku zuba, uyirekeyeho amasaha 2, uraje usanga yashyushye, uri kuburana uti phone yawe ko yashyushye. Nawe baguteretse ku zuba amasaha 2, birumvikana uva wowe bizicyuye.
na fone. Fone ni icyuma cy'umuzungu, ntago ni icyuma cyaguhinduka, kuko ushobora no kuyiterekaho ugasanga yabyimbye. Hari ukuntu kera wajya gutereka batiri ku zuba ugasanga yabyimbye. Nawe rero menya uburyo fone yawe, ushobora no kuba atari ubwo bushyuhe bw'iryo zuba. Izuba buriya naryo rigira umuriro waryo. Abantu bakoresha solar panels barabizi. Urumuri rw'izuba narwo ubwarwo rugira umuriro warwo ushobora kwinjirira muri fone. Hari ukuntu kera, kambikumvishe neza, hari ukuntu kera nk'ibuye rya telekomande ryashiragamo umuriro, ugahita ujya kuryanika ku zuba, warisubiza muri telekomande rigakora. N'isi uwo muriro wabaga waturutse ni mu zuba nyine. Uwo muriro ushobora rero kuza ukaba extra, nyine ukaba nka overdose kuri fone, ukaba nka overdose kuri batiri ugasanga yabyimbye, ugasanga fone yashyushye, nyine bigatuma fone yawe izajya ihora ishyuha buri kanya, kuko uyiriza ku zuba. Fone yawe ntumenye uburyo uyitaho, ntiwabifata ngo ushyire kuwusiga aho ubonye, reka ukaza gusanga fone yawe nyine yashyushye. Iyo yari impamvu ya gatanu ituma fone yawe ishyuha, hot condition cyangwa se direct sun, kuyishyira nyine ahantu hashyushye cyane, ugasanga washyize fone yawe ahantu hashyushye, cyangwa ushobora no kuyishyira ahakonje cyane, like nka batiri yayo igapfa, ugasanga byishe ubuziranenge bwa batiri yawe. Cyangwa se ukayishyira nko ku zuba, washyira ku zuba nyine ugasanga telefone yawe yashyushye, kuko urumuri rw'izuba ntabwo ruba rukonje. Fone yawe yibika ahantu heza, keep it safe and dry. Ahantu hari dry, nyine ahantu hatari wet, hatari amazi, hatari ubutote, nyine ahantu hatari amazi cyangwa se ubukonje bwinshi cyangwa se ubushyuhe bwinshi. Gishyira ahantu hari safe, ahantu heza wizeye. Ushobora gufata telefone yawe ukayishyira mu mufuka, cyangwa se ukayirambika ahantu heza ku kabati k'icyumba, ahantu hatari bugire izuba, hatari bugire ubushyuhe, bigatuma telefone yawe igumana ubuziranenge bwayo. Iya nyuma ari nayo yari ikomeye yatumaga fone yawe ishyuha cyane, ni software updates. Software updates, sinzi niba mubizi mwese, ari ukuntu nka fone yawe ujya kubona ukabona nka kuri fone bakohereje message, bakakohereza message ngo you need to update your softwares. Amasoftware yo muri fone yawe ukeneye kuya-updating, version iri muri fone yawe ukeneye kuya-updating. Biriya iyo ari nk'igihe version nshya iza, wenda ari nk'ikintu kuri version ya mbere bari baribeshyeho, bije korohereza iyo version yindi. Cyangwa se hakaba ari nka application, hari nk'ukuntu WhatsApp zijya zihinduka, yahinduka WhatsApp kuko bazi ko bahinduye na fone, bazihinduriye version, nyamara wowe utarayi-updatinga, bakavuga uti wenda iyi WhatsApp izaba iri kugendana n'iyi version. Urumva, ni version ya fone wowe wayishyiramo. Ndabaha urugero nk'abantu batunze ama iPhone 4, 6, ntabwo bajya bapfa kubona YouTube. Kugira ngo ubone YouTube birakugora, kugira ngo nyine YouTube ijye muri fone, kandi abandi biba bikunda. Ariko ugasanga wenda version yayo kuko ikiri hasi, kuko ikiri inyuma, ntabwo biri gukunda kujyamo, biragusaba yuko uri wize kuya-updatinga. Rero iyo updatinze version nyine byongerera ubushobozi fone yawe, bigatuma ubushobozi bwayo bwiyongera. Like niba ari nk'ama application yayigoraga kuraninga, ari ama application yatumaga yananizaga fone yawe, wenda muri iyo version bakaba bashyizemo akantu kazajya gatuma ayo ma application bitayinaniza, bitayirushya. Cyangwa se hari n'ama application atajyaga muri fone, ugasanga mu yindi version nuya-updatinga birakunda. Undi fone iyo application iyinaniza nicyo gituma ishyuha. Like iyo ufite application muri fone, wenda urugero ufitemo nk'ikigame kiremereye gifite umwanya munini,
nyine kiba kinaniza fone yawe kuko fone yawe ntabwo iba ibasha kuyiprosesinga, ariko iyo apudetinze hari igihe usanga iyo gemu yakorana n'iyo verisiyo nshyashya, n'iyo version nshyashya wapudetinzemo, bikaza gutuma nyine fone yawe itari buze gushyuha kuko uraba uyongereye ubushobozi, uraba wongereye ubushobozi bwa fone yawe, bize kuyirinda gushyuhaguzwa bya hato na hato. Reka nongere nze basubiriramo nihuse, umuntu utazumvishe neza azibuke. Iya mbere harimo battery issues, uburyo ucomeka telefone yawe, uburyo ubungabunga batiri yawe, ubuzima bwa batiri ya telefone yawe, like nyine uburyo uyitwara. Icyo cyari icya mbere. Hakabamo malware ni virusi, amavirusi, amabugs. Ushobora kuba fone yawe barayitapinze bayumviriza cyangwa se ifite amavirusi. Icya gatatu hari extensive apps, ariyo mu ma extensive apps ushobora kuba ufitemo nk'ama heavy games, ushobora nyine kuba ufitemo nk'ama game nyine akoresha process iri hejuru y'iyo, harimo nk'ama extensive apps, ugasanga wenda nk'ama game ari kugora telefone yawe kuraninga, cyangwa se ama application menshi ugasanga uyafungurira icyarimwe kandi n'ubundi ananiza fone yawe. Uburyo bwa kane twabonye, ikintu kinaniza fone yawe ni poor ventilation, uburyo fone yawe ifoniketinze, nyine fone yawe uburyo ikavarinze, uburyo like ushobora nko gushyiraho igiposhete kitari icyayo ugasanga byakwana, ugasanga nta muyaga uri kwinjira muri fone yawe, ibintu nk'ibyo. Ndetse na software updates, uburyo wapudetinga software yawe. Njyewe wari uri kumva Ndurwa igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga, nkabinahana batatu ya Butamunyita ka Enzo. Niba ibintu nkubwiye bikugiriye umumaro, kora subscribe kuri The Trends 250. Murakoze, murakagira Imana.